hanyuma kandi hazamo ikintu bita ubwenge. Twabanje urukundo dukurikiye ikintu bita umuhate, hajemo ubwenge. Iyo umuntu avuze amahirwe ni ibintu bishobora kuba byajya kubaho utarubizi, utanabyiteguraga, ukavuga uti dore ikintu bita igitangaza, mbese ukavuga uti ibi bintu ndazi neza yuko ari amahirwe kuko sinayenzi ko uko navutse cyangwa ubuzima ndiho ko bishobora kuba byashoboka. Reka rero nongere mbasuhuze, ndi Clara, mumaze kubimenyera kuri channel ya Mama Pasi TV Official. Uyu munsi hari ikintu kimwe nashatse ko tuganiraho, ikintu bita kuvuga ngo amahirwe ya muntu, ariko rimwe na rimwe amahirwe ashyigikiwe. Iyo umuntu avuze amahirwe ni ibintu bishobora kuba byajya kubaho utarubizi, utanabyiteguraga, ukavuga uti dore ikintu bita igitangaza, mbese ukavuga uti ibi bintu ndazi neza yuko ari amahirwe kuko sinayenzi ko uko navutse cyangwa ubuzima ndiho ko bishobora kuba byashoboka. Ariko nanone tukavuga ngo ya mahirwe n'ubwaza, ariko nawe hari icyo uba wakoze. Ndafatira urugero muri Bibiliya rw'umuntu witwa Rusi. Rusi yari umuvantara, araza azana na nyirabukwe. Igihe nyirabukwe abana be babiri bamaraga gupfa b'abahungu, hanyuma umugore umwe mu bahungu bakavuga ati ngiwe nzagukurikira byanze bikunze. Barazanye Rusi aravuga ati mama, ubu wambereye mama, nzagukurikira. Cyambere na mbere cyabanje kubamo ni urukundo no kudahemuka, sibyo? Ubwo ragiye nkwereke kugira ngo uzagere ku mahirwe, ntago bizaza ngo byidumbure gutya gusa. Nuzabona hari n'amahirwe aje ariko nawe ubwawe nta muhati wabigizemo, ni uzabona ari amahirwe avangiye azi umunota mukeje kongera ukabona birongeye biranze. Arangije avuga ati wa mubyeyi we rero nta kibazo, uzambera mama, uzambera nzanjye nzakubera umwana, aho uzagwa niho nzagwa, Imana yawe izaba Imana yanjye. Tubyibuka ko kera Imana yari y'Abisirayeli gusa, hashimwe Yesu waje bikaba ngombwa ko ubutumwa bugera ahantu hose, sibyo? Hanyuma arangije aravuga ati Imana yawe izambera Imana. Rusi araza, umukecuru yari ibabariye nta gusohoka. Rusi atangira kujya ajya guca inshuro, ajya gushaka akazi, ajya ku kadege agatega, bakaza bakamubwira bati ngwino ujye guhinga, ngwino ujye gufura. Bigera ubwo rero ajya mu murima wo kwa Bowazi, ajya gufasha abandi nyine kuba hari ku musaruro w'ingano. Bya bindi by'amahirwe uretse n'urukundo, yari umukobwa uzi gukora kandi ashaka gukora. Bimwe by'imyiryo byo kuvuga ngo ngewe ndi umukobwa mwiza w'ikimero, amahirwe yanjye buriya nzabona umugabo aze asambanye mbona amafaranga, arya ntago ari amahirwe. Amahirwe yo mu cyaha ntago ari amahirwe, kuko Bibiliya iravuga ngo ntuzakangwe n'abanyabyaha batera imbere, ko ngo ejo bundi uzabashaka ubabure, bameze nk'igiti cy'inganzamarumbo ariko kidafite imizi. Cya rero kuba cyahura n'ibibazo kikaba cyagwa n'ibintu bisanzwe. Ariko Rusi yari afite ikintu bita urukundo, azi no gukora. Aragenda arakora kwa Bowazi, hanyuma kandi hazamo ikintu bita ubwenge. Twabanje urukundo dukurikiye ikintu bita umuhate, hajemo ubwenge. Yaragiye nyirabukwe wari warabaye mama we Naomi aramubwira ati rero mwana wanjye, uriya ni ushobora kuducungura akaba yagushaka. Aramubwira ati wihezure, arimakiya, arasokoza neza, aratendeza, yambara imyenda myiza, agira ubwenge. Ntabwo yagiye nk'umukobwa utazi ubwenge. Bibiliya iravuga ngo umugore utazi ubwenge ameze ngo nk'iherena rya zahabu cyangwa impeta ya zahabu ikwinditse ku kizuru cy'ingurube. Ikizuru cy'ingurube ntaho kitajya mu mazirantoki, gushyiraho rero zahabu ntacyo bimaze. Hanyuma rero umuntu bita Rusi yari azi ubwenge butangwa no gusenga no kubaha Uwiteka kandi no kubaha abakuru. Rusi bamubwira ati wowe ugende ucunga ahantu Bowazi aryamye. Ntabwo yagiye yambaye iminingo amushingaho ikibero, dore ko bari na bonyine. Yagiye bucece abeyura ku birenge by'umusaza araryama. Iyo Uwiteka yagutunze inkoni aba yayigutunze. Bowazi nawe ngo kanguke yikanze, arangije abona umukobwa w'ikizubazuba areba ni ku mwezi, batubwiye ko bari baryamye hanze, ariko yari yabanje kubisengera. Kubera rwa rukundo, wa muhate, bwa bwenge, Bowazi turashaka iki?
ndazi ko hariho ari nka gorudidiga cyangwa aba bakobwa ba batekereza hafi kumubwe nta nubwo ari gutangira kumukora akamwereka mbese ko hari ikindi ashaka agira ngo nibwo Bowazi azamukunda. Ariko umukobwa w'ubwenge yamubwije ukuri ati ndi kanaka uwo kwa mukecuru Naomi, rero ntabwo mbigutegeka ariko nagira ngo ucikure mwene wanyu. Bowazi ati kubera ko ubaye umukobwa w'ubwenge nibaguha ingano ujyana ushyire na nyoko humura ibyawe ndaza kubyiga, icyo bita ubwenge. Ubwo turi kugenda tugana kuri ya mahirwe mu magambo makeya, sibyo? Arangije Bowazi aravuga ati ko rero turi babiri ntabwo yihariye, yarasi icyo bita umuryango. Hariho abantu bavuga ngo leta iradutegeka, imiryango idushyiraho igitutu, ariko burya nta muyobozi udashyirwaho n'Imana. Umuryango wawe wawubayemo ariho Imana yashatse ibishaka wari kuvukira ahandi. Rero Bowazi yakurikije ya mategeko y'ubwoko yari arimo bwa Isirayeli kandi n'umuryango yari arimo. Aravuga ati hari undi wakagombye kuba ari ubanza kugucikura mbere yanjye. Aragenda aramuzana atanga n'abagabo. Wumva ukuntu y'amahirwe ajya kuba habanza kubaho akantu gashobora kuba kakwitambikamo. Ariko Imana muri kumwe warakoze ibyo byose n'umuhate, birashoboka ko Imana ku kantu k'agakodi iti kadekoda kakavaho ukinjira noneho ugomba kwinjira. Aragenda rero azana wa muntu, azana n'abagabo bo kubihamya. Aramubwira ati rero Naomi mwene wacu yaraje ariko yasanze ubutaka bwe bwarabujyanye, none arashaka yuko twabugura, yakongera akabugura, mbese akongera akagira umuryango, akongera akiyubaka. Undi yumvise harimo ikintu bita ari diru y'ibintu, ati nta kibazo rwose njyewe nzabigura nta kibazo. Bose amashyi nyine bati Bowazi amubwira ati ariko hari ikintu kindi nugura, nukuvuga ngo uzajyana n'umukobwa we Rusi kugira ngo ucikure umuryango, ucikure bene wanyu. Undi yumvise hajemo ibindi bintu by'urukundo, rero abantu bikundira ibintu ariko nta rukundo, ati akira urukweto cyane ko berekanaga yuko wemeye ikintu, akira urukweto ijyanire byose. Bowazi arangije ashaka umukobwa amukunze. Hari ahantu nkunda kugira ngo nsoze mubwire ngo iyo ugeze mu mahirwe na babandi bashakaga kukureba ngo barebe uko uzagenza, babandi bakubonye uri mu kibazo kitoroshye, iyo wageze mu mahirwe yawe Uwiteka yahaguteretse baraza akavuga yembe ibintu Imana imukoreye. Yagize gutya Rusi. Reka tujye ku gice cya 4. Ntago ntangira biriya byose nembaze kukubwira, ahubwo reka tujye ku murongo reka tujye ku murongo yenda wa 11. Igice cya 4 11. Nuko abantu bose bari mu marembo n'abakuru baramusubiza bati turi abagabo b'ibyo, uwo mugore uje mu nzu yawe, batangiye kumusabira umugisha. Uwo mugore uje mu nzu yawe Uwiteka muhwanye na Rasheli na Leya, abashinze bombi inzu y'Abisirayeli. Nawe ujye werekana gukomera kwawe muri Efurata, ubikirangirira i Betelehemu. Icyaduha urubyaro Uwiteka azaduha kuri iyo nkumi rukazahwanya inzu yawe n'iya Peresi uwo Tamari yabyariye Yuda. Ibyo bintu bagiye bamubwira bamaze kubona ko yamaze kwinjira mu mahirwe ye, nibyo byaje gutuma Bowazi agenda ahura na Rusi, baza kugira gutya babyara umwana waje kugenda bamwita Obedi, ari we se wa Yesayi se wa Dawidi. Mu rubyaro rwa Dawidi niho havuyemo Yosefu bitiriye yuko ari we wareze Yesu. Nukuvuga ngo ntago uzamenya umugisha wawe uri, ntuzigaye ngo uri umunyamahanga, ntuzigaye ngo wari uri mu byaha. Igihe cyose wongeye kuza ku Mana ukihana, ukagira urukundo, ukagira umuhate mu byo ukora, ikindi kandi ukagira ubwenge mu byo urimo ukirinda icyaha, ubundi ukamenya gutegereza kuko Rusi yategereje icyo Bowazi yagombaga gukora. Humura umugisha uzakuzaho, kandi uwo mugisha uzazana n'aya mahirwe, kandi ayo mahirwe azatuma uba icyamamare utiriwe uba icyamamare ukora ikibi. Hariho abantu usanga bashaka kujya muri Guinness de Record, ugasanga yageze nka serial killer akica abantu benshi ngo kugira ngo yamamare, cyangwa se ngo akaryamana n'abagabo benshi akaza akabivuga. Ibyo ntabwo ariyo mahirwe, nta nubwo aribwo buzima. Muri Yesu hari ubuzima, kandi humura amahirwe yawe arahari. Wowe gusa menya gutegereza, ugira ubwenge, ugira urukundo, ugiye n'umuhate mu byo ukoramo byose, Uwiteka azagushimisha. Imana ikomeze iduhane umugisha.